Amahoro y'Imana nshuti muvandimwe, amahoro y'Imana wowe ko subscribe kuri Olivier Media TV. Nizeye ko umeze neza cyane, nyagasani Imana akomeye kubifungura guhaza. Uyu ni wa muhungu wanyu Wansori wa Mbaraga mbanza kwiteme kidegana macyabo Jaje uryamwindo shami ry'ikivura itavogerwa. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umujene ahangaha tugiye kwiganira umusaba kwitande Valence Gatimba Valence. Uragira Valence ni wandi watwaye se Tour du Rwanda ya kera uragerageza gusa ntuzamura ijwi ya gusa ntuzamura ijwi kugira ngo umuvandimwe atumve. Ya Valence amakuru y'iminsi Amakuru ni meza na cyane. ukora ko umuntu ufite imyenda si ucuruza imyenda Wapi utungutu nitwa mfura narangiza nkahindura nk'iyo mvuye mu kazi. iyo uvuye mu kazi ariko use ufite madamu Madamu ndamufite mubamo hano hafi muri izi quartier se okay. None se ubwo meruka ngaho bushize nigeze twari turi kumwe n'ubundi turi kwiganira bisanzwe numva umbwira uburyo ari stress abagore b'iki gihe babaye stress, uburyo umugore aba yumva iyo afite umugabo atashobora gukora ngo azane igihumbi n'undi azane igihumbi basenyera umugozi umwe. Koko niko bimeze ubuzima bw'iyo minsi? Ese nawe byakugezeho koko niko bimeze cyane? Ntabwo byangeraho neza ariko nawe kuba ndi umugabo ndacyategereje na bintu byarebe. Nyine abo jama twaganiye ubushize bavuze yuko umugore iyo amaze kubona ko umugabo yagiye guhiga ngo adashobora kuba yava hasi nawe ngo ajye gushaka nayo mafaranga n'icyo gihumbi n'ibyo bibiri azane basenyera umugozi umwe. Bambwira ko akenshi ngo he n'abajya barara barwana bapfa iyo mpamvu. Biterwa n'abaribo ntabwo bose ari kimwe. Ntabwo abadamu ari bose ari kimwe, none ko n'abagabo bose atari kimwe. Ese ubundi tuvuge mu buzima bwa buri munsi, tuba turi ahangaha Ikinyarwanda si ukizi neza? Urakizi neza? Iyo bavuze mpangara ngo uhangare wumva iki? Mpangara ngo uhangare aba ari uguhangana ubwo ngubwo ububwira umuntu wamubwira icyo umubwiye ntacyumve mugashaka guhangana. Ariko iyo murushuje ikinyabupfura cyawe n'ubwenge wowe uramwihorera ukamwubahira ko agize gute uko yimereye. Mpangara ngo uhangare yabagaho ibwami se waba uyizi? Kuko umwami bajyaga bageze igihe abaturage bakaza bagakora icyo bita mpangara ngo uhangare. Ubundi mpangara ngo uhangare urebye ni ibitutsi ariko byari umuco wa kera. Urumva rero ko iyo mpangara ngo uhangare baratukanaga ariko ntihabemo gukomeretsanya cyangwa ngo habe hagira urwana n'undi. Urumva rero ko wowe warutubwiye ati wenda ruhise ubishyira mu buzima bw'uyu munsi kwa kundi umuntu avuga ngo agiye guserera n'undi batongane umwe amusubize undi agire gute undi gutyo na gutyo. Ariko mpangara ngo uhangare iyo bavuze ya kera nyine habagaho n'ibitabo biyigisha no mu mashuri bakayigisha. Mpangara ngo uhangare navugaga wowe icyo warumbwiye ibi bijyanye n'ibyo, ariko ubundi nyine urumva ko ubizi nyine byari iby'ubwami bakoraga. Hano hantu nabonye bagira bakira cyane b'ikigage cyangwa kiba kimeze gute? Se ni amasaka, ni umusemburo nyamusemburo cyangwa ni pakima yabashyiramo? Kuko tumenyereye ko ikigage cy'iwacu mu cyaro sinzi nimba wasanga uri kavayi. Ubundi umusemburo wamaraga icyumweru bawukora handi wanywaga ikigage kabisa ukumva kunywa ikigage wanywa na cyinshi kikakwira. Ese ikigage cy'ahangaha hano hirya nabonye banywa kiboneka buri munsi uba wumvamo isaka n'umusemburo cyangwa ntabwo ariwo n'ibindi? Urebye uburyo kira kigage kiba kimeze ni isaka, kubera yuko buriya ntabwo ikintu kitarimo isaka ntabwo cyagira ibivuza. Ntabwo cyagira ibivuza. Kuko kuvuga ngo buri kintu cyose iyo ugize kikagira ibivuzo cyangwa se yaba ari urwa gushaka kwenda ukayagucya ukagira imbetezi. Urumva ari urwagwa rw'ikirwa ibitoki ufite n'igikatsi, none ikigage gifite ikibivuza neza cyaba atari ikigage ntabwo cyagira. Ariko bashobora gushyiramo nk'umutanyi umwe w'isaka kugira ngo nyine bereke ba bantu bya nyabyo kuko aho hantu harimo ikigage harimo amasaka. Urebye uburyo kino abantu bagikunda kandi bakinywa ntibarware ntibagire n'ikibazo. Urebye ni ikigage cy'umwimerere kuko amafaranga bayazana gutya umuntu arimo kureba. Kirasindisha se buri? Ntabwo gisindisha. Ubu ntabwo ubunywe uwanywa bakare. Kuko ukinyweye wenda warangiza nawe ukivangiramo ibyo biyoga bindi bitewe na doroge ukunda cyagusindisha kuko ushobora kunywa bakare eshatu uri umwe se
n'ikikura bivu. ubundi se ubwo umuntu wanywa Bakari 3 yaba ameze ute? Kandi narababonye abazima. Hari umujama ukora mu magaraje wambwiye ngo yinywera Bakari 3 rwose. Hari biterwa n'imvune aba yagize. kandi ngo ntaje arega buri umuntu nakora akanavunika abasha no kujya kuko aba yagize gute yavunitse. muri make kivura n'imvune. muri make kivura imvune. Byadanje. None se iyo bavuze mu Kinyarwanda iyo bavuze insubirajwi urabizi icyo bivuga insubirajwi ese ntari uwa kera ntabwo ndi uwa kera. oya insubirajwi ntabwo wenda bisanga uwa kera ni ukuvuga ijambo tuvuga urugero nkakubwira wenda ukaba wabasha kurisubiramo tuvuga ati Oswald yatswe ruswa yo gusenyera imiswa inyamaswa y'amanyamaswa imyasa amaso. wabisubiramo ntabwo wabivamo cyetse ngabwe ndi umuraperi. oya wabisubiramo se ibintu byoroshye se sa nk'ubisubiramo twumva cyetse ndi umuraperi nyine sa nk'ubisubira nkuko nkubwira umuraperi cyangwa se wenda nanjye akaba ari akantu kanyu wenda ngiye nishyiriye. oya ariko nshobora kukavuga mu gakeya ngenda gakeya nawe ukakumva ukaba wagasubiramo nese ntabwo wajya wumva bavuga ngo bavuga ngo uranyuze imbere y'ingoro nikora imboga mena imboga imbere y'imbogo. oya no kuvuga ngo nanjye ubu ngubu iyo wenda nk'iyo nsa nko kugira nk'ubundi buzima nanjye nayo kuyagutena ariko nahanga n'agahipa n'ubundi wagahana nese impano ko umuntu ayigendana ntabwo impano bisaba nk'ubuzima impano sigire ngo bisaba ubuzima bw'umuntu ahubwo impano ni ikintu kiba kiri muri ngo wasanga uyifite unagendana nayo ahubwo wenda warabuze uburyo bwo kugira ngo uyagure uyibyaze umusaruro. uri muzantera inkunga rero niba mushaka kugira ngo dukine comedy. ke ntabwo dukina comedy nka za byandi zababije bijyana abansabi n'abandi twere ni ikiganiro ni nk'ibintu byo kungurana ibitekerezo ukanyungura ibitekerezo ku kintu runaka uzi nanjye nkakungura igitekerezo nk'ubwo umenye ko mpangara ngo uhangare umenye uko bimeze n'insubirajwi umenye icyo bivuze ko ari uruhererekane rw'amagambo ugenda uvuga ariko akagenda hagarukamo amagambo ameze nkazi. Swipe yatswe ruswa yo gusenyera imiswa inyamaswa y'amanyamwasi mwasa amaso. hari n'igihe n'abantu babihimbe nabo baba batazi kubivuga neza batazi n'ibyari. umusabwo rero wenda ntagutindiye tujye no guhiga natwe twese tujye no guhiga ndabona amadama akomeye nero wasanga uyu munsi uri burari wasanga ari wasanga ari bukuraje hanze ariko ntabwo byakora ntabwo byashoboka umugabo nkawe ntabwo aba ari umugabo ahubwo wenda muraserera bikajya gutya ariko bikaramba. uzi yuko ugira gutya wubaka ufite urugo utari mayibobo aba ari nta birenze. niyo wabona kodesha n'inzu ukavuga ati umugore wanjye tutanu agomba kuba agomba kuba ariko ubu ngubu muri make iyo urebye urabona mbere y'umugore yahukanaga bajya kumucyura ese uriya mudamu wawe ko yagiye atari mu rugo hafi aha ngaha ufite gahunda yo kuzamugarura ukamwegeza ahubwo yaragarutse ari mu rugo yaragarutse warahari barimo kumumagara ntibaje tugataha rero kuba mu mwanya ubita akubwira ati sheri wambaye umupira wo kwifura urawumuha umushyire mbona arawanga mbona arisubiye nyine barimo kuwunesha umutwe kuko aranarwaye ese wamujyana kwa muganga niba urumva rero nawe niba wamubwira ni mba ndimo kuyagutema mba ndimo gusimbuka mba ntaruka ni ugutaruka byacanye nibyo musaza wakoze rero ubwo ngubwo ntaribi Imana ikomeze kuguha umugisha uzakore subscribe kuri Olivier Media TV ni wa muhungu wanyu ikomeze mukore subscribe mukoresha mukore na like. Thank you very much.